ibihe byiza kuri mwebwe mudukurikiranye gatandatu kandi kuri Nyamabondo TV turabakunda aho muherereye impande zose z'isi. Natwe turi mu Rwagasabo tumeze neza, turashima Imana kandi tunababwira ngo abatameze neza muramera neza, byange bikundi ntago ibintu bihora ari bibi. Kandi niba nawe umeze neza gira abantu bera inyenyeri, gira abantu ufasha, gira abantu utunga, gira abantu nyine bumva yuko abantu bafatiye runini, nibwo uzaba uri umuntu ukomeye ku isi. Niyo misiyo. Yes, nkuko mubona rero Nyamabondo abari kurya ubuzima hamwe na madamu barimo guhana makeya ibintu ari gute Nyamabo. Ni magwanure mapepure. Ako Nyamabo icyo kintu kinso ukunda gukoresha ku kantu cya wenda ubu ngubu ngiye kubona magwanure ni mu Kidage nyine bisobanuye bivuze ngo mu Kinyarwanda ngo ndabakunda. Nyamara Nyamabondo ateye ubwoba. Ari ni gadupfunyikiye. Oya Nyamabo Kidage tuzi nagwe ariko no ubwo tu abadage babyandike muri komatera huko niba ariko bisobanuye. Oya ubwo se niba baravuga ko batutsera ngo ni amadage. Nota byandikemo. Noti ni idage se. Oya. Ari mu Budage. Atwandikire magwanure mapepure. Icyo bisobanuye. Magwanure mapepure noti natubwiye. Wajya kumbwira ngo njye nasamye. No nabafana basigaho byarika muri komatera ngo sigaho urya wasamye. Hari ihene nziza si umuntu azirika kumbi. Ihene nziza nawe uyizirika himbi. Kuraho bino. Yes, icyo nicyo bita urukundo. This is love. Iki nicyo bita urukundo. Iyi ni business sha. Yego. Bikize iyi nyama. Ibize urwo ruhu rw'ifi. Borense naguze ikintu hari video ya Nyamabondo nkunda gucakirana nayo none nayikunda kuza ahantu undi buri gihe insetsa kubi ndaseka nkaryama hasi arimo kuvuga yararimo kubwira Linda ngo ni umunyamurenge ngo ariko waje ke narasetse nikubita hasi imvura siratema tutiri igeze kuri Nyabarongo imvuriza iri muri Norvège iri muri Norvège sirira dutwara iki iri yiragwa hakurya Norvège ngo ndi umunyamurenge ngo ariko waje kera Cyane umunyamurenge wowe waje kera nese ngo ndi umunyamurenge ngo ariko ngo waje kera none se Nyamabo uri umusita. Yes, sobanura buri cicyo cyo cyarangiye. Sobanura ibyo bari kukubaza. Ndiwe oya Nyamabo uri umusita. Uzi ko abantu rwose bari muri Amerika uturuka mu ngagi uri umunyamurenge. Ndi umuswita. Ni umwishywa w'umugorora. Ni umuswi bavuga abasita. Uri umusita ukaba umwishywa w'abagorora. Ariko genda Nyamabo ayo turabasuje abantu b'Imurenge muri aho ngaho. Imana ibaho umugisha. Nyamabo suza abantu b'Imurenge no mu Minembwe. Nyabitanga no mu Minembwe se. Dusuje abantu b'Imurenge nabo mu Minembwe. Bavugisha mu Kinyamurenge kandi. Kubera kuri akawunga nabishwa kagira. Akawunga nabishishwa kagira. Nta feelings. Akunyama umuntu wabaye Imurenge ubu ntabwo bavuga Ikinyamurenge basi nk'amasegonda nk'umunota wonyine uvuga mu Kinyamurenge nk'umuntu wavukiye mu Minembwe. Nabivuga mu Banyamurenge iminota 3 ndaguha 10 ibihumbi iminota 3 sarasaza bivuge twabonye abanye bakoresha igiswahili n'irengara. Oya bavuga Ikinyamurenge. Ujya yaraje kera ubwo yaba kibyiuka guteka narasetse ukuntu ariko yabivuze ariko se Nyamabo ngo koko uri umunyamurenge nuko rinde yamubaza arangije ngo yego ndi umunyamurenge ariko waje kera narasetse. Ariko Nyamabondo afite n'amazina meza nk'ay'Abanyamurenge. Nyamabondo agira amazina meza nk'ay'Abanyamurenge.
Ubuse kamera irimo kutureba twese cyangwa yishije kuri njyewe? Nayisize neza n'urimo kuvuga ikinyamurenge. iraho twese. Shiraho twese. Yes. Ano zo kuzana bishora rero. Reka nze njye kurya ndimo kuganiriza abantu. Ndi hagati y'urukundo. Bivuze? Ndi hagati nyine ndi ririya cumu Hagati riri mu mutima. y'abantu bakundana. Irango niri mu mutima urayizi? Ingone? Yego. Umutima wande? Umutima kuri uba ufunze. Reba kuri umutima uba ufunze gutya. Njyewe ndi kari akantu gasongoye kari hasi. Ntabwo sha imvura yaguye zaremeraho. Ubu abakire bararyamye. Nta mukuru uryama ahubwo ubona abakene bararyama. Abakene waryama se ukaza kurya gute? Ese wagenda mu mvura ukabikura. Abakene bayashakira mu baba bafite system bakoresha mu mvura. Ni system bakoresha. Muri n'ingofero ntasuzugura ibi. Icyo byagusuzugura. Ariko rero ubu ngiye mu bisilamu uzi ko batuzaniye ibiryo ku isahane y'ifi do turi kurya ifi ku ifi muri kurya ubure mukayirira ku ifi iyo tutayisenga. yes noneho banza ukureho uruhu gutya nk'umugore wanjye ngo ntabwo aryiriho uruhu. Arya uruhu se? Wapi ntabwo arya uruhu. Baba bayimaririye babyita kuyimarina. Sembeza. Bakore we. Ninjye mu cameraman uri. Ushyire iyo ndimo. Yihorere. Ninjye mu cameraman uri. Utumye abireka wahita ubyishyura. Ariko nawe uratoranya. Ariko byatewe n'iki? Ngatwita impangara. Imvura. Iradutwara iki? Ariko nyavugo yabamaze. Wapi? Nyabugogo. Reba. Ntabwo turasa. Duhindura. Reka njye gufata pause bidapfa. Oya ahubwo ukomerezaho tugenda. Ubwo dutwara Dore ibyo ushoboye. mwisigana twisigana Ese iyo ntebe urayishobora nyamara. Ntayo njyana. Ati mwene shori. Iriya meza. Nize mwene. Reka mbitware nzagaruke nk'oriyongere. Turiyaranga. Sasa sangara shori. Ubujaje hakurya ari. Awagaragara. Nitwicara gutya kamesera. Wajya hano name. Waje kugira umurungu. Agiye gutandukana washano. Yego akaya. Ubu murumba ni wowe. Yes. Ubwo tugiye gutera gutya. Sindiyo? Yes. Imeza turakoresha. Ego k'imeza iremereye. Ayo. Inshuti zacu imvura yaguye. Utaza kubona duhinga location. Shari hariya. Ntabwo nayirebaga neza. Ngwene ziri ku ntazi ngangura ifoto.
nabo burabo iyi telefone sinayijyamo amazi ra iyo aho se murahagera ibitonyanga biri kungera ariko imvura igikanira abantu yose ntabwo dushaka turashaka iriga kandi ifite amavu rebera kameramani buriya se turi mu mvura gutya kankwere gutya nibwo urahita uruhuka yes yo wanyeretse urukundo rurambuye kandi umuyaga tukayisubizayo kayijyana muri potine ibaze kamera yacu ihiye we oya ariko irakomeye irimo neza nyamabona se yahita afite ifi mu ntoki ntabwo yahita ariko mugani kuza kurya inkoko bakajya agapima akazi batarutse kuri cano mani ngo by'urugo rw'abiri rwa gatatu nyine hari abantu bakora ibintu barimo gupurira nabona urumva ni n'ababifata gutya bakabishyira kuri sitati ya watsapu ariko wamucishaho kamera akavuze ngo agahita ajya kuri rero ubu baramwaye kandi isura ye ugasanga nta nubwo yanatsinze kandi akaba ari akazi mu kandi nawe ugenda gukora ntabwo yagenda agenda genda iyi irahita nijoro ubona ntabwo ari gukora iyi irahita nijoro nabibonye ariko gusa abantu bakunda kukubona urimo kurya babona bisekeje kandi ndabikunda kubera ndimo ariko kurya ni byiza uzi ko abantu bakunda kurya nk'ibanga kandi nta muntu ubaha ndetse abantu bose mubona baba hari uko bariye iyo babibuze baba bahangayitse cyane hari abantu barya bakabanza bakihisha ko pensiyo abantu barya bakabanza bakitsimba kandi abantu bose barya bafite impamvu abantu barya abihishe oya hari impamvu zumvikana n'impamvu zitumvikana yari yazanye cyangwa nta muriro ifite hajya mu rugo y'ubu makumyabiri ari nene kuko bagiye ari batanu abantu bose bari kumusureka kwingaruka kuri kamera ntabwo yamucika akajya arya imboga ntabwo kubera ikinyama nyamabara kubera iki utarya imboga abantu bateye gutya bari bakeya abandi nyine babona ibintu bibabaje bakihishira cyangwa se kucyo utajya wihishira gusa abantu bapfiramo ukuntu bangana bapfiramo nyine mo imbere akanga kuvuga ikibazo kandi ari kukireba benshi ngombe gutyo oya ubu ubayeho mu mwijima
uba ugomba kubwiza umuntu ukuri ni nabwo agukunda. icyo bakita igihango uzi ko ngo kurya umutwe w'ifi ngo ni icyaha. ahubwo umuntu urya umutwe w'ufi agira ubwenge iyo uri umwana. neza ko hari umuntu utukundye ngo ufite ubwenge nk'ubw'ifi kandi ifi ntabwo itekereza. niko mukashamaso kare basa uyu ifi igwa mu ntuze mu ndobani ikayirokoka ikongera ikagaruka cyane. nayo byose afite ubwenge. ibagiwe nimero yego ageze ubwenge ndetse mbishyira wow nako agafi kararyoha. oya tumaze kukwakwishyuza n'ubu ni nko kwarabigura kimwe ariko inkoko baraba ari nyinshi kabisa. Narababwiye yanyandikiye ngo ari kuri wejo ngaze mu rugo inyamaho ifi twari turimo kurya yitwa gute? ni parati ariko nyuma bundi abazutunga n'amabuye azutunga kabisa. twari turimo kurya terapiya. ibere rya bigorwa ni hehe se? yageze i Burera hari uzi ukigera muri gare y'Umusanze haba habura nk'iminota 40 uri mu modoka idahagarara sasi mwishira sinatara kabisa natara ugahita ugera ku ibere rya Bigogwe. kubera ko ku ibere rya Bigogwe ubanza gufata akamodoka kugeza mu Mukamira ukava mu Mukamira winjira mu Bigogwe. ibere rya Bigogwe riri imbere gato. noneho kubera icyo bavuga ngo ni ibere rya uzi ko ari igihe wurira hejuru bakavuga ngo uhagaze ku mbogo. hano ntabwo wahurira barahurira bashyiraho amakamba kuko n'ingabo ziba hariya mu Bigogwe mu kigo ntabwo bajya bakora imyitozo niyo bitorera. ntabwo bahitoreza barakoresha agatera umuntu bajya bamwitorera ariko ntabwo ari witorera ibaza nk'umujenerali ukohereza hariya imbere yose n'ushinzwe kadete gutanga itegeko ryo kuyitoreza. gutanga itegeko rindi ariko abasivile tuba tubayeho nabi. uyu mutwe urakomeye umeze nk'uwanze. uyu muntu arataha se yize se asaga ari umufana ariko shaka abafana barashimye
ubu ko hari igihe aguhamagara agahita akubwira ndagukunda. Ariko nshaka biba ari byiza. Iyo umuntu akubwira ngo ndagukunda nta kintu ari buguhe nta kintu ari buguhe. yabireka. Halo? Yo. Ndakomeye ndashima Yehova. None se mu mwanya wake. Kansome ushaka ku mazi y'umugo. Ngo shaka. Ukuntu nyine mboneka buriya sinjye wabuze cyane. Ifi nta rurimi igira. Gira amatwi. Niko. ipigira n'ururimi Rwonyere. urushe urunguru ururubihano Ni amatwi. Uri Kigali. numva manaja dushaka ururimi Baratanda. Ubu uri Kigali. Ahubwo se niba uri i Kigali ko ngiye kujya ku kazi waje twahurira ukanaryituma ukarireba noneho si ku cyumweru noneho ukaryambara ubona bibiri nuko twari turi ahantu akavura kakaba kaguye ariko kagiye kugabanyuka twite tuhaha. Ariko twazi izo mfite ntabwo zagukwira umurenge ntabwo ari ikirenge. Noneho haba hari Sariya niyo namufasha. pedani nawe uramurani mbaze ko nyine ni uguciringa. Sori rya ryara. ndahise maze kurya Ni uguciringa hanyuma bakadukatuza nyine. nawe umutwe wakunaniye Wanga ni. kubera iki Nuzara umutwe urya undi. Reka kote ryara. Reka dana urya uko ari umutwe. wamunaniye Hano ari umutwe na. Njyewe yari ari gushakamo ururimi iyi sura yanjye ko isa nk'iy'abazaba isa nk'iy'abati ntabwo nabizi. I don't know because I don't know. uzana ayo mazi twikarabe Ahubwo reka mbahe kiyasha. Nose urahase bantu urya abantu. Njye nasoje. Iki Mutwe gihaga rwose ntabwo nashobora guhangana nacyo. Urarega nta mutwe urya undi. Umutwe nta mutwe urya undi. Umutwe mfite aha nagiraho n'uyu nguyu bikavamo. Wakarabye se? Nakarabye. Akira mukarabye puresi akira ngo heke yashaha. Icyo bacyita igiteramujinya. Iki gitera umujinya ubu. Indimu. Ntabwo wayirya nyine ureba neza. Ureba nabi. Ureba nabi. Bita ukambye agahanga. Basoje. Iyo abantu bamaze kurya bakora iki? bararyama bararyama Ufite aho uryama se. niba kurira pili Ikimbure tadusanze. Urutanira bumuntu Njye ndakasamu. uyasubiye hose cyangwa ukambura Ariko ukaribukana hari umuntu mu Rwanda utunze pisine. Barahari benshi. Barahari benshi. ziba ari ntoya Oya. Umuntu nzi uyitunze ni umwe. Nagenze nabarenga vene. zingana Njyewe nzi Krema. Krema. Kwa Knowless buriya batunze pisine. Mu Bugesera ariko. Hariya mu Karumuna. kandi wari umaze kuvuga ngo hari umuntu ngo Oya ubu ngubu sivire nyine wenda uriya ni icyamamare. Oya barahari babasivira ngo. Ako buriya na Tom ashobora kuba yifite. No kwa Tom nawe hari inzu nziza ashobora kuba yifite.
abandi bose Bazo muri piscine n'igisobanuro cy'ubukire. uzi umuntu ufite pisine irahenda ihenda kubi pisine irahenda we byonyine no kwitunga gutya imiti ijyamo ibihenze cyane kandi hari abantu babishinzwe kuza muri control iyo wasanze utayitaho urayisenya Reka reka. Bora piscine babishinzwe. yego bifite ubuzi icyangombwa wapfa kuyubaka se ko bisabira icyangombwa Ntabwo ndayimbiza. Banyarwanda niba mushaka kubaka pisine ntimuzahubuke kuko uzayisenya bagomba kuguha icyangombwa bakareba niba n'ubwo butaka bwemerewe gutunga pisine Kuko narashaka iyo ufite ubutaka bugomba kujyamo urutoki cyangwa amateke ugasanga nakora piscine nkacukura ahantu nkashyiramo ihema nkashyiramo amazi nkajya nigiramo. icyo ngicyo ni ikigega bashyira mu myaka si ubizira wewe uri umuhinzi narakuvumbuye Nyamabondo we yanagura isambaza hariya mu kigo akaza agashyiramo akajya yogana n'amazi Isambaza se barazitunga mu kigo isambaza nizo borora zikabyara baraho baba habigenewe zo kuborora ariko wa mugani uzi ko ari byo none se isambaza sizo zikura zikaba amafi karabaye none ese bikura bikaba amafi ko ari inuza indugu za zindi zimwe z'urusizi uri icyangugu ari insambaza bagira z'indugu ziba ziforomye nk'iyi terapiya tumaze Ndazizi. uzihekenye ufite ubutesi n'ubunenganenga urahangayika uhita uhangayika kubera ko ziba zifite amahwa ateye ubwoba ateye ubwoba se Nyamabondo nawe yazijya niba Nyamabondo arya insambaza ndagara zavamo isambaza niba Nyamabondo arya insambaza ashobora kuba arya intuzi yo metre karabe uriye Mereza iryo cupa ryanjye shaka metre uri wawe ngo baby if you ready ariko se ngubu hano habatara ariko se twazanye imodoka cyangwa wowe ko gukomeza ubigotomera iye hari igihe ushobora kwimara mukagura byeri uzambiye shuruje do kandi shaye ari gusigara hano Iyi pake ngiye kujyana. no cyane Which minute hapo? 27 Thank you very much. thank you mwakoze kubana natwe turabakunda ibi byose tubikora kubera mwebwe yes nimukagira ikibazo muzajye muza muruhuke mugire amahoro turi kumwe namwe ciao ciao